umuntu upfutse mu maso yumva ijwi, kumva arumva ariko ntareba, arapfutse. Dufite abantu benshi amatwi yabo arafunguye, bafite amatwi yumva Imana, bafite amatwi yumva Imana ivugana nabo. Yesu yavuganye nawe, ufite amasezerano menshi, ijwi rye wararyumvise, ariko ibyo yavuganye nawe ntabyo ureba. Kubera iki? Amahoro ya Kristo nabane nawe mwene data, nongeye kugusuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nk'uko mubizi tumaze iminsi tuganira ku kubohoka, twamaze kuganira ibice bitatu byo kubohoka: kubohoka ku maso, kubohoka ku maguru, kubohoka mu bitekerezo, ndetse no kubohoka amaboko. Tumaze kuganira ibice bitatu. Tumaze kuganira igice cyo kubohoka mu bitekerezo, kubohoka amaguru, kubohoka amaboko. Uyu munsi rero tugiye kuganira kubohoka amaso. Amen. Mundi hasigaye tuzaza tuganire none bijyanye no kubohoka mu mwuka, mu bugingo mo imbere ndani. Amen. Imana ishimwe. Mundi hasigaye none tugende dukomeze runo rugendo kugera ku rwego uzatangira kujya none usengesha umwuka iteka mu bihe byawe byose byo gusenga. Amen. Tangire gusenga. Iyo umuntu asenga aboshye, isengesho rye nirirenga umutaro, ariko iyo usenga ubohotse, amen, umenya uburyo ugomba gusenga. Hari abantu mwaka kanya abashomeri, ukakanya ugasanga uri umushomeri, urimo urasenga kuko usengana n'abandi bantu, kuko ufite umwanya, ariko ejo umaze kugira ku kazi ugasanga uraguye urakamutse ngo sinyibona umwanya wo gusenga. Niyo mpamvu rero Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaefeso igice cya 6 umurongo wa 18 ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Musengeshe umwuka iteka, gusenga mu buryo bwose bwo gusenga. Hari ugusenga ucecetse, hari ugusenga ugaha Imana umwanya ikavuga nayo. Ugomba guhamagara Imana. Niba uhamagaye Imana iminota 20, ugomba no kugira indi minota 20 yo kuyitega amatwi kugira ngo wumve ikivugana nawe. Mana nguteza amatwi. Reka ngoye nk'urugero, ngo ufashe no telefone nkashyira ku gutwi. Alo Vestine, sorry ba Vestine mumbabarire. Alo, nkamubwira gusa jye sinega amatwi ngo ceceke nanjye ambwire. Icyo giye kuba kubaye nko kumumenyesha, ni nko kumuha amatangazo. Ni Imana rero ugomba kwihamagara ukaza kugira n'umwanya wo gutega amatwi ukayumva. Ibyo rero nta muntu ubikora atarakura, atarabohoka. Amen. Ugomba kubohoka, ukabohoka bino bice byose tugiye kuvuga. Yesu ashimwe. None ibi bice byose bimaze kubohoka, icyo gihe nawe ubwawe ubasha guhamagara Imana yawe. Bibiliya iravuga ngo umwenda ukingirije ahera cyane watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Kuki usenga isengesho nirigereyo? Uki usenga isengesho ukumva ari ikintu kirimo kiritangira. Twega tubereyeho kukwereka Kristo, Kristo bohora. Yohana yaravuze ngo ng'umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha. Amen. Twe turakwereka Kristo bohora, turakwisa Kristo ukiza ibyaha. Turimo turakwereka ubu buryo rero numara kubohoka uraza gusobanukirwa Kristo uri muri wowe. Uraza kumenya uburyo ugomba gusenga, watura ibyaha byawe. Ubwo n'uburyo bwo gusenga, watura ibyaha by'umuryango, watura ibyaha by'igihugu. Daniel yarasenze, arasenga, aravuga ngo yatura ibyaha by'igihugu. Ugere ku rwego rwo gusenga, watura ibyaha by'igihugu, watura ibyaha by'umuryango, watura ibyaha wakoze. Ni uburyo bwo gusenga. Usenge isengesho ryo kwiproteja mu bwami bw'Imana. Muri make ni uburyo bwose bwo gusenga, ariko byose usengesha umwuka. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Biraza kuza kugukundira rero. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Amen. Uri Imana nyir'ijuru, Uwiteka niryo zina ryawe. Nta kikunanira iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Haleluya. Ndasengera umuntu wese ugiye kudukurikira muri iki kiganiro,
muri iyi mamba y'umunsi, kugira ngo yakire imbaraga mu buzima bwe, yakire imbaraga zimuhindura, yakire imbaraga zimuzamura, yakire umwuka w'icyubahiro, yakire imbaraga zikiza, yakire imbaraga zibohora, ubuzima bwe buve ku rwego rwari buri bugera ahandi hantu, yakire ubundi bwiza, yakire ubundi buntu, yakire ubundi butsinzi, yakire ukundi gukomera, yakire andi mavuta, yakire ubundi budahangarwa. Ndagushimiye mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ku bw'iki gitondo cy'uyu munsi uyu mwene data agiye kwakira ijambo. Reka amateka yahinduke, reka ubuzima bwe buhinduke, reka yakire icyubahiro cyawe ndetse no gukora kwawe. Nyemerera uyu mwanya tugiye gusenga, uyu mwanya tugiye kuganiramo rino jambo, naza kwakira rino jambo aze kuza kunguka byinshi atarazi. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha, mu izina rya Yesu, amen. Yesu aguhe umugisha. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cyawo n'igice cya 11, umurongo n'uwa 44. Aravuze ngo wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Reka ngasubiremo. Wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, kuzoka warazutse, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Tuganire. Umuntu upfutse mu maso arareba. Umuntu upfutse mu maso yumva ijwi, kumva arumva ariko ntareba, arapfutse. Reka turebe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Uyu muntu arumva ariko ntagareba. Dufite abantu benshi amatwi yabo arafunguye, bafite amatwi yumva Imana, bafite amatwi yumva Imana ivugana nabo. Kuko Lazaro ni Yesu bari bavuganye, yaramuhamagaye ati Lazaro. Ugutwi kwa Lazaro kumva Yesu, ahita azuka asohoka mu mva. Ariko agisohoka azuka aboshye. Amen. Yazutse aboshye. Ni Yesu mwenyewe bivuganye, yamuhamagaye. Yazutse aboshye, amaguru, amaboko n'amaso ye aboshye. Kandi ibyo ni imihango yari yakozwe n'abantu, yari yakozwe n'abayuda bari bamushyinguye. Yesu yavuganye nawe, ufite amasezerano menshi, ijwi rye wararyumvise, ariko ibyo yavuganye nawe nabyo ureba. Kubera iki? Hari igitambaro kiri mu maso yawe, hari igitambaro gituma utareba amasezerano, hari imigozi yaboshye amaso yawe, hari ibintu bituma utareba iby'Imana yavuze, hari ibintu bituma utareba amasezerano y'Imana, hari ibintu bituma aleluya 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 bituma utareba fiyasi Imana yakubwiye, nuri mureba akazi Imana yakubwiye, nuri mureba viziyo urayifite muri wowe, ariko nta kantu na kamwe ko mu buryo bw'ibifatika. Kuko imitekerereze yacu hari igihe bijya bisohoka mu bitekerezo bikajya mu bifatika, bikajya mu bikorwa, ariko ibyo ngibyo ni ibintu byose byibereyeho, biriceceke, nawe ntuzi yuva niyo ujya. Abraham, Yesu ashimwe cyane, Abraham ava muri Uriya Bakarudayi, Imana iramubwiye ngo jya mu gihugu nzakwereka. Aragenda ajya muri Egiputa kugira ngo abashe kumenya uwo ari we. Itangirira igice cyawo cya 13 umurongo wa 14 ngo Bibiliya ivuga ngo Abraham amaze gutandukana na Loti, ngo Imana iramubwira ngo rambura amaso urebe. Amaso ni yari afite, ni yari asanzwe areba icyo Imana igiye kumukorera, igiye kumubohora amaso. Iyo tari wabohoka amaso ntushobora kumenya aho uhagaze. Hagayi yigeze aba ku musozi igihe kinini. Hagayi ariyo arimo inza, umva, afite inyota n'umwana we, arazunguruka ubutayu bwose. Umwana ararira kubera inzara, umwana ararira kubera inyota.
Imana avuga ngo Hagayi kebuka arambura amaso rebe. Hagayi akireba ngo ahita abona iriba. Ni yarahari. Uwo musozi wagiye n'undi musozi Imana yaremye. Yarahari. Ariko amaso ye yaraboshye. Imana yagombaga kumubohora kugira ngo abashe kureba umugisha aho hantu. Wowe ugoswe n'umugisha. Uzungurutswe n'umugisha. Uzungurutswe n'ibyo uri musengera. Ahubwo ikibazo gifite amaso yawe araboshye. Amaso yawe arapfutse. Haleluya. Amaso yawe arapfutse. Ugomba rero kubohoka amaso kugira ngo ubashe kureba. Abrahamu yageze ku musozi Moriya. Aragenda agiye gutamba Isaka. Imana yambwiye ngo ubura amaso urebe. Akireba amaso abona umwana w'intama. Iriya ntama yari ivuye. Hari ibintu byinshi cyane Imana yateganyije ku buzima bwawe, biri impande yawe, biri inyuma, biri imbere, ariko amaso yawe araboshye. Rero hari amaso, hari igitambaro kiba cyarazanywe n'umurozi. Hari ibintu biva ku myuka mibi. Iki aba nibo babandi bari bafashe Lazaro, baragenda baramufata baramupfuka. Dore ko nta muntu ushobora kukuboha mudafitanye isano. Lazaro n'abayuda bene wabo nibo bari bamushyinguye. Yesu yababwiye ngo iyo ndwara se yo kumwica babirengaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Abo nibo bari bamushyinguye, nibo bari bamuboshye. Abayuda baraza barirana nawe. Unega amatwi. Lazaro uyu bari bamushyinguye, ariko bamushyingura bamupfutse. Baramuboha barangije baranamupfuka. Yesu arababwira ngo ni mumuhambure mumureke agende. Ngo n'igitambaro cyari gipfutse mu maso nacyo bagikuraho abasha kugenda. Ufite amasezerano menshi ariko ntago ubasha kumenya yari. Uyu mwuka rero waturukaga ku burozi. Iki gitambaro cyaturukaga ku bakurozi. Batuma gutareba amasezerano yawe. Urisuzuma mu mutima ukumva nta cyaha, urareba ariko ukabona wapi nta kintu kirimo kigira. Aho ukeneye gusengerwa n'uwasize. Uwasizwe. Niko Yesu yavuze. Aravuga ngo mumuhambure mumureke agende. Iryo ni ijambo Yesu yari yohereje. Baramuhambura. Ntabwo bamuhambuye kubera impuhwe, ahubwo bamuhambuye kubera ijambo wasizwe umwami Yesu yohereje ku buzima. Aravuga ngo nge namaze kumuzura. Icyo mugomba gukora mwebwe ni mwe mwamuhambiriye, ni namwe mugomba kumuhambura. Iri jambo rero niryo ryoherezwa mu buzima bwawe. Haleluya. Ukeneye ko Yesu yongera kukuvugaho. Ukeneye ko wasizwe yongera kukuvugaho. Ukeneye ko ari ijambo ryongera kukuvugwaho. Igitambaro kiri mu maso yawe kikakuva mu maso, ukareba amasezerano yawe, ukareba aho biri. Ntabwo biri kure yawe, biri bugufi bwawe. Igikuru n'ukuri buhumuke gusa. Ngahumiriza. Nuhumiriza mu maso yawe. Ubu ni kamera indi imbere. Ndamitse mumirije sinayireba. Ariko mumuye nahita mbona iri bugufi bwanjye. Hari ibintu biri bugufi bwawe. Icyo ukeneye gusa ni uguhumuka. Nyuma yo kumva rino jambo, ndashaka kuzasengana nawe. Nomero yanjye urayibona aho hasi. Murabizi ubundi sinjya, ntabwo nkunda kubikora, ariko ndabikoze kubera ijambo ndekuye. Nyuma yo kumva rino jambo, ndashaka kuzasengana nawe. Imana ishimwe. Nyuma yo kumva rino jambo, ndashaka kuzasengana nawe. Ukambwira uko byumva, ukambwira amasezerano ufite, ukambwira n'uburyo wumva uboshye n'uburyo ibintu bigenda. Ni wumva koko ukisuzuma hari ukubaho bituruka kuri Loti wizaniye. Loti yaba icyaha, ibyo bituma Imana itakwinjiza amasezerano. We wisuzuma uvuge tese ko ibintu byose nabyujuje. Loti natandukanye nawe. Kabiri, ingeso mbi naraziretse. Ndakishijwe neza, simbeshye. Za karande ziwacu zinkoresha ibyaha narisuzumye. Ni wisuzuma ukumva umutima utagucira urubanza, ariko ukabona hari ibintu bitarimo bihinduka. Ngo waye uburenganzira uzamamagare. Uzamamagare mvugane nawe. Menye impamvu yabyo. Ngutegekere nkohereze ijambo. Ijambo rikubohora.
nagiye mpura n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bagiye bagira ibibazo nk'ibyo. Ni ijambo Yesu yohereje, aravuga ngo, aramubwira ngo baguhambure, mumuhambure mumureka agende, kumuzura namuzuye. Ijambo rimuzura narivuze, ijambo rimukura mu gituro narivuze. Ariko ikibazo aracyaboshye, suko tutahamagawe, suko tudakijijwe, ariko hari ibindi bintu bindi tukirwana nabyo, icyo bita kubohokera muri Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Kuko kwakira Yesu ni kimwe, no kubohoka ni ikindi. Kwakira Yesu tuba duhindutse ibyaremwe bishya. Niko Paulo yandikiye Abakorino, uyu umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, kuko ibya kera biba bishize. Aho rero dusigara turwana na za mbaraga zindi. Hari ukubohoka mu mubiri, hari ukubohoka mu bugingo, hari ukubohoka mu mwuka. Amen. Haleluya. Ibi rero ni ibintu, ni inyigisho ugomba kwigishwa ukazisobanukirwa ijambo kurindi ijambo kurindi, nicyo bita gukura mu mwuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo umuntu aboshye amaso, aya yumva amasezerano ariko ntayabona, yumva ibyiza ariko ntabibona, bamubwira urugo ariko ntarubona, bamubwira amahoro ariko ntayareba, bamubwira ubucuruzi ariko ntabwo abona, bamubwira ngo aratsinze ariko ntabona utsinze. Amasezerano yari afite aruzuye, ntacyo utabwiwe, ariko ntabwo ujya ubona ibyo wabwiwe. Urabyumva ariko ntubireba, urumva ariko ntureba. Niyo mpamvu rero ugomba gusengerwa isengesho. Yesu ashimwe. Iyo Yesu agukoze ku maso gusa, akagusiga kondo, niko agasize ku Myisorowamu Yohana igice cya 9. Yagiye Sorowamu agenda yigenza kuko Yesu yamukozeho, aragenda abona ikidendezi kiri. Iriya tineri ku bantu bagiye muri Isiraheli, wabonye ko kuva Giyo nawe yayihumuriye akagenda muri Latineri ya Ezekiya, akagenda akajya ku kidendezi cy'Isorowamu. Urabona n'urugendo rurerure twigeze turigenda n'amaguru. Iriya mumyi kugira ngo ive hariya igere Isorowamu, reba rwa rugendo ko yagiye noneho batayirandase, nuko Yesu yarayikozeho. Bamaze igihe bakurandata kugira ngo ubeho, barakurandata kugira ngo urye, barakurandata kugira ngo wisige, barakurandata kugira ngo utege, barakurandata. Ariko Yesu namara kugukoraho akagukura igitambaro kiri ku maso yawe, nawe uragenda urandata abandi. Kukurandata ni kwa kundi bakurura umuntu bamwereka inzira, kubera iki ntareba. Iyo umuntu atareba baramurandata, iyo umuntu atareba. Ariko Yesu amaze gukora kuri iriya mumyi, yaramubwiye ngo genda wibagire mu kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Uyu munsi wa none ukeneye guhura n'uwatumwe, ukeneye guhura n'uwoherejwe, ukeneye guhura n'uwahamagawe, ukeneye guhura n'uwasizwe na Kristo. Amen. Kuko Yesu aravuze ngo nimugende mu mahanga yose muhabwiriza ubutumwa bwiza, abazemera muzababatiza, abazumva amagambo bavamo bakizera bazakizwa. Urahirwa wumvise rino jambo, niteguye kugusengera. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu bigomba gukoreka ku buzima bwawe, nzakubwira uburyo uzasengamo, nawe ubashe kureba amasezerano yawe, ubashe kumenya icyo Imana ikuvugaho, ubashe kumenya imikorere y'Imana. Yesu aguha umugisha. Iyi yari impamba y'umunsi. Ugirirwe neza na Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, iki ni igitondo ugiye guhumura abantu bawe, ukababohora igitambaro kiziritse mu maso yabo, no bakabasha gutambuka bakinjira amasezerano yabo, bakabona ibyo wabateguriye, bakabona ibyo bakwiye kuba byo. Urakoze ko bikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Mugira amahoro ya Kristo. Imana ibahe umugisha.